ubwiru Bruce Melody na Coach Gael buri abantu bazi ko bibaye nonaha urimo kumva ariko buri Bruce Melody yahayarinze Claude Kera manager wa Bwiza yamuhayarinze kera cyane bamaze igihe kirekire bakorana abantu ntabwo babizi urimo kumva uko byagenze hari ibintu byinshi cyane hari ibyo umuntu avugira aha ngaha hari ibyo umuntu atavugira aha urimo kumva it's a long story ni long story turebe uko bizagenda uko bizagenda urabizi iyo umuntu yamenyera muri management runaka urukumva agakora ibintu bishyashya biramunyeganyezamo gatoya ariko ahantu we yabishoboreye this dude bizamunyeganyezamo ariko nyine we yabiteguye mbere niyo mpamvu iki gitaramo yituwa muri kureba uruko ni yituwa muri kureba yayiteguye nani Bruce Melody muri 155 azamera nka Harmonize muri Wasafi azamera nka urabona ukuntu Harmonize avuye muri Wasafi yagiye kwikubita hasi arafata byakura kimeze nk'ikintu zakirongera kireguka so Melody yavuye kwibera tutse ari mukuru kuko iki gitaramo kiri kuba iyi sabato iyi ngiyi iri kuba ntabwo 155 bari yayiteguye ni Bruce Melody wayiteguriye urimo kumva we ku giti cye n'iriya timu nshyashya yakoze sinzi kubyumva ndabyumva kabisa so we yavuye kwibere buhoro urukumva bavayo byose nari mbizi kuko urukumva the guy hize ntabwo yabigenzemo neza yabigenze ikintu cya Bruce Melody abantu batamuziho urukumva Bruce Melody ariza zuwa ari we ajagenda mu nda kigura yanda yakireba akareba ingano y'igitsina cye akavuga ati uyu nguyu ndi umwana wo kugasaraba ntabwo nshobora kuza ngo mbyimba mantuza ndengwe ntabwo umuntu utari umuntu ntabwo nta murengwe cyangwa kubyumvikana Bruce Melody azi ko nta kandi kazazi urukumva arahaha birakunda ntabwo azava mu muziki ngo ajye kuba umworozi ntibizakunda nazaba umuhinzi ngo bikunde arabizi so agomba gukora music iyo music ye rero yamugize uyu tureba the guy is serious on it urumva niyo mpamvu urumva niba ngaho reko nawe wibaze kuba yarateguye kino kiboro ibi bitaramo biri kuba urimo kumva akabitegura wenyine 155 ikazamo nk'abasponsor cyangwa nk'abandi bantu nk'abafatanya bikorwa gusa ariko atari babiteguye urumva kundi the way he is smart kuryo gutandukana nayo bitazamuhungabanya cyane ntabwo binyera uzabireba ni kumwe nawe uzabireba ntabwo bizamuhungabanya kuko I take time to talk to him many times kuri iki kintu urimo kumva he's okay by it ni kuvuga ngo hayiba abantu ntabwo babizi byaramuhungabanije urimo kumva byaramuhungabanije birangije kumuhungabanya arakira aratuza ngo ameze neza aratuza Bruce Melody hari igihe yigeze kugera urimo kunyumva aba mu rugo iwe muri depression yabaye muri depression Bruce Melody araho byageze aba mu nzu ye n'imbwa ye gusa the guy end of the day areguka ibyo bintu arabirekura abantu ntabyo bazi ndabizi kabisa urabizi depression ugica yaramukubise urimo kumva yaramukubise nyine hari ibyo bitari ngombwa kugira ngo umuntu azavuga aha which is not necessary ariko nk'abantu b'abagabo uyu mutipe yanyuze mu bintu bikakaye muri iyi minsi ishize abinyuramo ariko ndavuga byabicamo uramvanga wa mukobwa mbabara stop calling me I didn't try to call you ntabwo wigeze umfata shada faka bindeka Jesus my friend naguhamagaye ntarajya live ubu namaze kujya live hello shut the fuck up mbabara unyumvire vrema stupid naguhamagaye atari nabyo ari stop calling me stop ndamublock urukumva stop kumva kabisa abantu urukumva ibi biboro my friend ndi live nakubwiye naguhamagara ntari live namaze kugera live am live ndi live nda host ndi live ndaguhamagara nimba live ndikuvugana n'abantu live
urumva so nzafata umwanya wo kubiganira reka Thank you straight. Yo. nanze kuvuga muri tuwa niba muri tuwa nibwo tuzabimuzi umugisha. Urumva hari n'ayandi makuru masa nago yabura ndabizi. Oya makuru ni menshi. Amakuru ni menshi hari n'ayandi mashasha, hari n'ayo ubitse, hari n'ayandi uzamenya mashasha icyo gihe. Abo? So ibya ntabwo babyoroshe ariko ngiranze kugira ikintu bivugaho. Nanze kugira ikintu bivugaho bakiri muri izi ntuza muri ibi biboro. Yawa ubavangiye. Nanze kuvangiye impande zose. Nzabivuga niba muri tuwa niba yivaho. Kuko naho ibingibi byo bari gukora na The Ben, I love the way bari kubikoramo. Urimo kumva gushonda na gutya ni mu rwego rw'ubucuruzi. Uruza ariko babikoraga gutya kuva since day one. Bakabikora mu rwego rw'ubucuruzi. Urukumva? Ariko nanjye nayo babwiye kuva kera yaba bikoraga gutyo. Ibingibi urumva abantu barakura nk'ubu nakubwiye Rubavu ntabwo abantu bazabona aho baje. Already arabaguza amatibo manini hari umuntu wabwiye ngo kuko urukumva ni finale barashondanye urimo kumva Bruce Melody yaracecetse ahandi hose uramutipa aramuyobora urukumva n'ubucuruzi kuko ni business mwana ariko ibintu narabikunze dewe babikoze yani fresh yabana abandi bose bashobora ko bizagenda noneho The Ben wazungukira hehe The Ben azajya kwa Gael. The Ben hangano ngiye kumuhereza respect. The Ben hangano ngiye kumuha respect. Unyumvi? Nje numva ko The Ben atazabijya bari mukuru. Yo, thank you straight. Yewe. Umuntu mukuru bari. Numva The Ben nazakagenda kandi yaramaze kugira no ngo The Ben azungukira he. No The Ben yishinyone ebyiri nibuye rimwe. Unakumva? The Ben yishinyone inyoni ebyiri rimwe. The Ben rukuba ngo igitaramo cya mbere ariko si ngo nende bana kandi nabikunda kabisa. Agomba nabikunda abakifite wabyote ukagera mana ntunyikira inkuru. Nta kuntu wamwandikira muri comment udutima kweli. Nguhi ntare muceceke. Godfather ajya nkanda ibintu binini araja nkanda ibintu binini ntabwo ari umuntu udasanzwe kuri njyewe pe sorry kukuvugira ngaho kandege inkuru ngo mushimire ndayiretse n'ubwo nari kuganuka mu gihe kitari cyanyacyo oya Godfather nareke nge namyutinze oya tugaruke dusabirize birarahindutse kwanza n'ubundi izi nkuru nari kuza kuzifatamo moto kandi uko wari wabiteguye Godfather agenda hari anytime wekore urabona mu muhanda urabona ukuntu tunara urabona ubuzima tuba mu kuntu bari bubabaje urabibona Adam ndabibona kabisa ingendo ndende udatashe uragiye oya mvuye muri Seville y'umuntu okay urumva mujene yarongoye abura umuntu umusinyira mu murenge Iye. Abantu bihugiyeho. Abantu bihugiyeho babuze. Ibintu byose ni business. Yaba bamutinye. Yaba Dr. Bifo ndakwakiriye mfura ya mama munzamurira Dr. Bifo mwana. Urumva? Ubu turi kuvugana nambaye chonga makasi nabaye muzayiro. Urumva nazonge para biso. Aya, we Safe Johnny gusa. Dr. Bifo fura cyane. Safe Johnny. Urumva? Naho umubare tuzafata kanya ari menshi. Amakuru arahari ndashaka tuzafata kanya tutatura inkuru. Urumva? Nta problem kabisa. Inkuru tuyivimuzi nzagwa headline aribyo ndabizi ko ufite byinshi nawe urinzi bitabo. Ufite byinshi cyane. Byabura. Wowe naje kumenya kuri igitinganye kaze ni gute ukanda kuri Nesa gusa udashobora kunkanda. None se kubera amakuru uri cyane wakanda kuri Nesa cyo ntunkande. Kuri telefone nakwakiriye straight. Musori wamubonye bamwita Mr. wamubonye good girl ahanga mwana muvanira Adamu kuri mbere haje umuntu umera marigane n'impaka kandi amukubira haje umuntu galaxy ntabwo rekaraga Adamu ni urundi rwego bro bombo karate
Gachega, asante sana Dr. Bifo, asante sana. Dr. Bifo wandebye Asante sana. Welcome Dr. Bifo. Hano ko mbona ndi wakuru umugisha rino joro. Umugisha ugomba kuwakura Adamu y'imfura ikarabye. Asante kabisa. Wow. Cyakoze. Mrs. Clark. Brother, thank you for blessing. Wamubonye good girl uri kumprovoka nshobora kuzagukorera ikintu ukarira. Uve kuri bwa bure baza bakakwihesha akantu k'intare. Urumva? Thank you Godfather. Narakubwiye ngo njye nibera hanze, narabikubwiye. Ndabigusobanurira, ndakubwira ngo njye ntago mbina. Mani, iki gishobora kuba umugoroba w'umugisha. Wow, Freddy, thank you, Freddy. Wallahi ashobora kuba Nashoboka cyane kabisa. Thank you. Thank you. Hari impamvu. Nafunze kwangana gafungura. Thank you, Freddy. Ni Imana. Thank you. On 2K. Thank you so much, Mrs. Crack, my love. Thank you. Ugomba kujya kuyitwara abantu bavuga ati iyi ndirimbo murayumva ku neza cyangwa ku nabi. No, nabonye amashusho yayo mbona we. Urumva katika jina la Yesu ibi nabibonye. Ada uyu mwana yabikoze. Mwanjeje kuri 2K please ndabasabye no nshimira umuntu bimeze bitike se nimero yawe wampaye ubu ntiwakaba yaranyitereteye wowe ntiwakaba yaranyitereteye yakoze cyane ubu urashaka reka nkubwire ikosa wakora bibe and love you ikosa uzakora urumva ikosa uzakora ni ugusubira mu ntuza ni ugusubira mu mutara shaka uko nasohoka mu Rwanda ahubwo ugende ubu mu diaspora uvuga icyongereza abandi baranga uzasubira mu mutara ugiye kongera ko fatiraho ko bigenda kuri 2K please guys we amakuru yabike gusa zambwire ugeza uri tayari ayanje nago bisabira gutegura byinshi ari mukangeza 1K muramukoze cyane thank you very much Famiye kuri 2K please maze iminsi merewe nabi nagira mwebwe maze iminsi nararembye amenya isigaje agera nagira mwebwe nagira mwebwe famiye gashumba oui byakaze ibijingo biri kondya mutapinge dore ahantu ndi abajinga bagiye kwera ibijingo biri kukurya ariko Dr. Bifa afite abantu bamukunda ewe aha none se adamuzuma muvanye muri wajyara muradakunda Bifa bandekeye aho ngaho ariko ntiyahandi haracyari kare nanjye nta gahunda afite ubu turi kuvugana ngiye kujyana nkuremo iki gikoti igihe uri buruhire ndaba ndi hano nta kitinyirukanza nta n'akazi mfite uno munsi kubera match maze iminsi 3 kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu nta kazi mfite kubera match dore nkuru rugo we Jado bampaye akavideo uri kuntuka wa kigoryiwe narakurebye nkuburira agaciro ndavuga iki hari igihe ukara umuntu wigendera n'umurambo muri kintu ngikorera Jado uri ikigoryi nashatse ikintu nagukora ndavuga se nkaho ndafata nukuri kumana uruhamba nashatse ahantu mfata ndahabura ntago babeshya hari igihe ujye umuntu agukorera ibintu ukabaza uyu ngundi afata he mu by'ukuri ndahabura ndamureka ndavuga nti genda uzawe kubandi kandi we kugasi urumva omoni mwana mboka Adams omoni ano rukweto na utakolokola mopao yewe nyotije geza cyaba Koffi Olomide wari mu bihe byabo tuze telefone ifite internet mu modoka atari so twagiye mutapinge musharinge kuri iyi live ndashaka kugira ngo ibeho ikintu bita umuriro kandi bita bonfire
Thank you MM mama w'intare. Mananje we mwangeje kuri 2K ko mbasabye imbabazi. Nanjye munde munde yigayemo ikintu kimwe. Kibazo. Mwisabira. Arabigwa humura. Ibintu byaje kugenda ukabura ntabwo byo mwana. Gashumbe. Nawe rero waranyibagiwe. Yesu we mana we. Dr. Bifo mana yisi n'ijuru we. Nanjye mundebe muntu. Ankore muri gare yanjye. Dr. Imana iguha umugisha Dr. Imana iguha umugisha isubiza ukuye we. Siwashaka bibiri. Ukuntu mise nayo kukawe. Amakuru. Yes. Amakuru Meza Mrs. Clark. Imana iguha umugisha Dr. Ndashima Imana. Umugisha mwinshi cyane. Imana iguha duhuriye none dore ahantu nibereye. Naherukaga ibi bintu kera mana. Uri bize cyane. Herukaga? Bize nkore iki se ko naherukaga bino bintu kera. Nabyo. Ibihe? Batondeke pano. Ntabwo beruka kuhana iratondetse twayitondetse ahubwo bandebe nanjye ndagukunda mama w'intare munkore muri gift gari yanjye nsigara ubwo se kuri kuncisha hirya no hino nkuri ikintu gisigaye muri Imana iguha umugisha Dr. Yes Thank you doctor Imana iguha umugisha Dr. Imana iguha umugisha muri gift gari yanjye Imana iguha umugisha Dr. Before Imana iguha umugisha namwe mu ndebere iki gihugu niba tuzakibamo iki gihugu tuzakibamo abanyarwanda mwe iki gihugu tuzakibamo ndebera amafaranga mu ndebere ngaho iki gihugu nakibamo cyangwa turakibamo Before ntunsige inyuma amafaranga bro ndagusabye ndebera nawe reka ugiye gushyiramo pucuri wanje baby pucuri yaje Imana iguha umugisha Dr. wanjye pucuri nkunda pucuri wanjye reba hano reba kantu ugiye gupininga pucuri mutwe tu pucu mwakwihanganye gatoya pucu ngira muri gift gallery pucuri wanjye ngira muri gift gallery ndagusabye namwe nimurebe amadolari 80 nta na litiro 40 mu ndebere murebe banyarwanda kazi dore imodoka iri kunywa nk'indaya za matimba ndebera nawe murabibona munyandike Dr. Gwana amadolari 80 warenza wikano sasa wewe amaye gift kavana ndangibya litiro n'amadolari angahe ntabwo mbizi Mwangore muri gift gari yanjye abantu muri aha ko binginze ureba gashuba nanjye umunkurikize ndagusabye ngo umunkurikize undebe ntusige inyuma w'ino turebe mudukunde kayi y'u Rwanda ndakwinginze umva puchu ntandaho pupu na puchu God bless you. Before wanyo munyandikire Dr. Before wagashumba ndabasabye we. Pucuri nkandaho bebe. Ndi muri Wanyara. Pucuri wanje, pucuri na pucu. Shiramo request nkuzamure. Munzamure pucuri. Muzamure pucuri wanje niba gihari. Thank you family. God bless you. Arahari. Ariko se kibaso magera kakumfuhira. None se ko wowe ubizi kuri aho ngaho kudasura ngo unutse. Romba. Ko pucu nako ndera pucu nyandikira ni buhari. God bless you doctor. God bless you. Munchimire na straight. NB and welcome NB. Bana we. Iza. Aziko naheruka kugera kuri 5K. Da umuntu nanjye sindya ndakurahiye mumbabarire mu nkurire pucu none se ngo twanyendagira kuri kangahe wowe naho ngaho ugeze ntabwo nifuza kuhagera
Wiki akusha uranyanga njyewe tumangira ako impression ubu nibe nawe maze iminsi geswe umva gasho wivuga ngo maze iminsi wahora guyicaye muri 80 mwijana turanga turi mu gihumbi tukagitahira icyumwe cyose kirangiye uri muri 80 mwijana mana yanjye ntunkoze mana yanjye ndasengeye no pa gashomba ngo kora muri kibazo ngo arashaka ngo mukoremo kibazo mba wande nanjye nta kintu ndiho Ego sha, ego we. ndebera nanjye maze iminsi byaranze erega waragiye uranyanga nawe reka ntibanakureba kuzunguriza umutwe Ubwo we warankunze. nakwanga nkabaho Oh, MC good, thank you. Wow, thank you so much. ese kibazo ntabwo urarongorwa Kandi waranyemereye umugabo wo mu diaspora ukaba utaramumpa. ndamufite mu nzanire ntuzi ndamufite wa wundi wanze kongress re mwana Dominico. Dominique ugiye kumutara Dominique ndamutara Dominique yabaye iwanjye No yaze kandi. urazi gutanga abagabo b'abandi godfa nkako narumye uri gutanga abagabo b'abandi turi hano Ashaka amahane. Yangiriye muri yewe gashumba nuko ndi mushasha hano mwanyihoreye mundekera muri wanyara kuko shadi uje ntameze neza aya ntari aza guhinduka ndabizi yego n'abasuhuje ndabona na Nesa nawe yacecetse aratuje Njye mba natuje. bimeze bite Nesa Fresh bimeze bite se ata? fresh tu gasho Abona ibintu areba neza. gashomba Samasura yibona gute? sama sama nibereye mu rugo ndaryamye byose byabaye nibereye mu rugo bizanakomeza ndi mu rugo mpaka haje wina Dr. Seko Ni cyango kondera. Iko biba bimeze ariko. ese njya ngorana mba niturije tu Ya, uko bigomba. Mrs. Clark Mrs. Clark ngiye kurabana n'icyo muri ushaka we shaka ikintu umwanda w'icyo ari cyo cyose tu icyo ari cyo cyose ushaka ndumva ngize n'isoni ziki z'ubukene nsigaranye ariko icyo mfite ariko murabona ntakagombye kuba mfite basi nibura hejuru ya hano dore ndi mushasha hano kibasumba we numbone gutya numva biraza kugenda neza turakomeza twakire aya wowe naguri Mrs. Clark asante menisha mudushoka ntegereze ushatse nago wangandaho nka Galaxy Nyagasani wabambye isa akabamba ijuru akabamba ukuzimu oyo kuzimu ntabwo ari we wakubambye hari bambye Kabebela ni kubizwa umuntu. asante sana Ese Dr. Bifoye. nzi kuri hano nzi ko warya oya mumurekere aho ngaho ntabwo ari ngombwa kujya mu kinini hano ndasuba mwangire muri gift gari bantu banjye hasigayemo akantu kamwe gusa hagira umuntu urera amata zimva muturere mudukunde dushiremo ku munsi wa gatatu kandi barumva arishimye ntazi n'ibijya mbere Ryan welcome